Igitondo cyiza kuri mwese mudukurikiye abakunda ikiganiro cyacu Le Matin. Uyu munsi nabwo tugize umugisha wo gutangira ukwezi kwa 12 umwaka wa 2022. Dushima Imana, turashima Imana ko yabanye natwe, turashima Imana yaturinze muri amezi 11 atambutse. Uyu munsi ukaba tugeze mu kwezi kwa 12. Dushima Imana duhumeka umwuka w'abazima. Suko imibiri yacu itagize uburwayi, suko itagize intege nke, suko hatari byashoboraga kudukura muri ubu buzima bikatwica cyangwa se bikadukuraho, ariko ukuboko kw'Imana kwabanye natwe twebwe bagihumeka. Abavandimwe bacu bavuye mu mubiri, harimo abavuye mu mubiri ejo hashize, mu masaha ashize, cyangwa se no muri iki gitondo cyangwa se no muri uku kwezi, ariko Kristo ari kumwe natwe. Ni ikimenyetso gikomeye cyane cy'uko yifuza gukomeza dukoresha umurimo mwiza, yuko yifuza gukomeza kubana natwe kugira ngo izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Jewe nawe rero twaramutse duhumeka, ni amahirwe tugize, ni umunezero udasanzwe tugize wo kugira ngo tubashe gukora ibituma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Intambara ni nyinshi, ibigeragezo ni byinshi cyane, ibitugose bituma ducika intege ni byinshi cyane, ariko ngo muri byose Kristo arushaho kuturwanirira no kutuneshereza, akatubera imbaraga zacu, akatubera ibyishimo byacu. Reka dusenge Imana mu kiganiro cyacu tugitangire mu minota mikeya, ariko tubanje kwiragiza Imana. Mwami mwiza, turagushimira cyane kuri Imana yacu kandi dukunda. Tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye uburyo twitaho ukadukunda cyane. Turi abanyantege nke ariko ugashyirwa hejuru mu buzima bwacu. Uhabwa icyubahiro, uri mwiza kandi ubereye mwiza kurushaho abagutegereza. Duciye bugufi cyane muri iki gitondo cy'umugisha duhaye, tariki ya mbere ukwezi kwa 12 umwaka wa 2022. Data, ngwino tugire neza, ngwino dufate ukuboko none twambutse no mwaka udushyitseho umwaka wa 2023. Dushima izina ryawe, ariko kandi uwo mwaka nawo uduhe, utugabize, tuwugendemo, tuwukoremo, tuwishimiremo, tuwukore imirimo ituma izina ryawe rihabwa icyubahiro. Urakoze kudukunda, urakoze kutwitaho, urakoze kutatureka kandi ugakomeza kubana natwe muri byose. Icyubahiro kibi cyawe n'iteka ryose. Amen, amen. Ikiganiro ni Le Matin nk'uko tumaze kukimenyera. Le Matin, ikiganiro tumaze kumenyera cyane, kandi abashimira abakunda ijambo ry'Imana mukariha agaciro, kandi nta nubwo arigara umwanya muremure, n'iminota itarenga 15 iyo yabaye myinshi. Ubu ni hagati y'6 na 12 gutyo, 7, 8, 9, 10 gutyo. Nibwo rero ko tutagombye kugira ubunebwe cyangwa se ubute bwo kumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ryiza, riratuyobora, ndetse uretse n'ijambo ry'Imana murabizi dukunda no kumva n'ibindi byinshi. Twumva n'amakuru, twumva n'inkuru byacitse, tukamara iminota myinshi twumva n'ibitadufitiye umumaro rimwe na rimwe, ariko kumva ijambo ry'Imana n'umugisha bituma roho zacu, imitima yacu ikomeza kugubwa neza, tukirirwa tuguwe neza, muri twebwe twumva harimo ubuzima. Reka dusome uyu munsi. Murambabarira ndimo ndakoresha telefone, noneho Bibiliya yanjye nayibuze hafi. Ntabwo njya nkunda gukoresha telefone cyane, ariko muranyihanganira nkoresha telefone. Ndasoma mu Migani ibice 10 umurongo waho. Reka mbere ku murongo wa 2 ndanze kugeza ku murongo wa 9. Aravuga ngo ubutunzi bubi ntacyo bumara, ariko gukiranuka kudukiza urupfu. Uwiteka ntazemera ko umukiranutsi yicwa n'inzara, ariko ahakanira abanyabyaha ibyo bararikira. Ukoresha ukuboko kudeha azakena, ariko ukuboko k'umunyamwete gutera ubukire. Usarura muki ni umwana ufite ubwenge, ariko uryamira mu isarura ni umwana ukoza isoni. Amahirwe ari ku mutwe w'umukiranutsi, ariko urugomo rutwikira akanwa k'abakiranirwa. Kwibuka umukiranutsi kuzana umugisha, ariko izina ry'umunyabyaha ryo rizabora. Umunyabwenge mu mutima we yemera amategeko, ariko umupfu w'umunyamagambo azagwa. Ugenda atunganye abagenda akomeye, ariko uyobya inzira ze azamenyekana. Haleluya. Amagambo yo mu Migani atubwira, ni imigani nyine, agenda atuha wisdom cyangwa se sagesse, enseignement sage kuri ku buzima bwacu bwa buri munsi. Avuga ngo ubutunzi bubi ntacyo bumara, ariko gukiranuka kudukiza urupfu. Murabizi
dukunda no kubivuga kenshi cyane tuvuga ngo muzakunda kubona abantu twese twifuza ubukire, ubutunzi bubangutse. Niko bimeze, kandi koko kubaho udafite ubuzima kubeshaho ni ikibazo. Nibyo dukora byose bya buri munsi, nibyo tugerageza kugeraho bya buri munsi, tubigeraho kubera ko hari ubushobozi dufite budushoboza gukora ibyo ngibyo. Ntacyo twabasha gukora tukiri muri iyi si ngo tukigereho tudakoresheje ubushobozi bw'amafaranga, ubutunzi, ifaranga. Ndetse ibyo mpamvu, kubera ko ibintu hafi ya byose tubigeraho dukoresheje amafaranga, niyo mpamvu no kuyashaka kuzamo guhemuka kwinshi. Niyo mpamvu n'imitima yacu irarikira cyane amafaranga, ikararikira ubutunzi kenshi. Umuntu agahangayika ntaryame, umudamu agahoza umugabo ku nkeke, ntabwo umuha amafaranga. Undi wajya guhaha, undi agashaka gupyeta, wamuha umuntu akazi agakora nabi kugira ngo abone amafaranga menshi adahuye n'ibyo yakoze. Ibyo byose ni ibyaha cyangwa se ingeso mbi zituruka mu kuba mu by'ukuri imitima yacu ihangayikishijwe n'amafaranga gusa. Icyo ngicyo kikaba aricyo kidusunikira mu kugira izo ngeso mbi no mu kudakiranuka muri rusange. Niyo mpamvu ariko uwaduhaye ijambo muri iki gitabo cy'imigani atubwira ngo ubutunzi bubi ntacyo bumara. Ubutunzi bubi ntacyo bumara. Ntuzanezezwe no gutunga ibintu biri mu manyanga, biri mu mafuti. Ibintu watunze ari uko ubashe kugambanira mugenzi wawe. Ibintu watunze ari uko ubashe ukomanya abantu imitwe kugira ngo bagirane amakimbirane, barebane nabi, bashyamirane. Ubwo butunzi nta mugisha uburimo, nta mugisha wowe wabukomoramo, nta n'umugisha abazabukomokaho nabo ubwabo bashobora kubukomoramo. Niyo mpamvu nkubwira ngo uyu munsi wa none muri iki gitondo utekereze kugira integrité du cœur, ubwo bunyangamugayo bw'uwo mutima udaheshwa nuko ucabiranyije ngo wiyorobeke abantu bakubone wiyorobeka. Oya, ntabwo ari icyo ngicyo, ahubwo ndagusaba kugira ngo utekereze ku bunyangamugayo bw'uwo mutima wawe, kuvuga ngo sinzagambirira gukora ibidafite umumaro kugira ngo ndonke inyungu. Ku bwanjye sinzikora kuba inyangamugayo. Niko Yobu yanditse avuze ku bwanjye ntabwo nzigera na rimwe nikuraho kuba inyangamugayo. Nawe ntukekure kuba inyangamugayo bw'akantu k'akamanyu k'umutima, kubw'udufaranga dukeya, uduhumbi tungahe, niyo kandi yaba ari amafaranga menshi. Ntabwo amafaranga ariyo azatuma tunezerwa, ntabwo ari azatuma duhabwa umunezero wose tukiri hano mu isi. Hari bamwe mbona batanga filozofi zindi zitandukanye bavuga ngo amafaranga yego ntatanga umunezero, ariko agura ibyo kurya, nibyo agura ibyo kurya, agura ibyo twambara, agura inzu, agura esanse, agura ibiki, imyenda, n'ibikishyura abana amashuri, nibyo. Ariko twahitamo gukomeza kubaho mu buzima tubayeho uyu munsi wa none, aho kugira ngo twiyandarike cyangwa se twikurura umuvumo uturuka mu gushakisha indamu mbi, biturutse mu nzira mbi, biturutse mu manyanga, biturutse mu kubeshya, biturutse mu byaha by'uburyo butandukanye. Uwiteka atugirire neza. Tuzakoresha amaboko yacu, tuzakomeza gukoresha ubwenge bwacu. Nuko wanditse igitabo cy'imigani avuga ngo ukoresha ukuboko kudeha azakena, ariko ukuboko k'umunyamwete gutera ubukire. Turifuza kuzagira ubwo bukire buturutse mu mbaraga Imana yaduhaye, tugakoresha ubwenge bwacu, tugakoresha connection, tugakoresha imitekerereze yacu. Ibitekerezo byiza byacu bikaba byatugeza aho Imana yifuza kutugeza, ariko bidaturutse mu manyanga, bidaturutse mu gukubitanisha abantu imitwe, bidaturutse mu guhanganisha abantu. Haleluya. Uwiteka Imana yacu tugereza. Ntumve rero ufite ipfunwe ry'uko utagendera mu manyanga y'abandi bose bagenderamo, ngo wumve biguteye ipfunwe, wumve ufite ubwoba bw'uko hari tuzagera ku rwego runaka. Ntihagire ugutera ubwoba, ntihagire ikigutera ubwoba. Kristo ari kumwe nawe. Ibyo uzageraho ni ibyo ngibyo. Uzakoresha imbaraga zawe, ntuzajye umunebwe ngo usubire inyuma. Uzakoresha imbaraga zawe, ugende uko Imana igushoboza kugenda, hanyuma utunge umutima wawe urimo amahoro, utagucira urubanza. Nibwo Kristo nawe azashyirwa hejuru muri wowe, kandi ukabera icyitegererezo benshi bagendera muri ayo manyanga, bakifuza kubaho ubuzima wowe ubayeho. Nyamara mu bifatika udatunze byinshi cyane, udatunze
ibya mirenge. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana umunsi ku murongo wa 9 ritubwira ngo ugenda atunganye abagenda akomeye, ariko uyobya inzira ze azamenyekana. Nta kintu kineza nko kugenda mu muhanda udafite umutima ugucira urubanza, wumva uguwe neza, udafite umuntu wambuye, udafite umuntu wabeshyeye, udafite umuntu wifuza kwicisha, udafite ukumva umutima wawe urakeye, ukumva umutima wawe ufite amahoro atangwa na Yesu. Hari umuririmbyi waririmbye ngo naho wama ibya mirenge ngo ndeke gushima umwami wanjye ntabwo nabikora. Undi aravuga ngo ntabwo nagurana irari ry'akanya gato ngo ndigurane gukiranukira Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi. No ibidutandukanya n'abagenzi bacu, ibituma abagenzi bacu bagubwa nabi kugira ngo twe tugubwe neza, ibyo biragatsindwa, birakajya kure yacu. Abagenzi bacu bagubwe neza, inshuti zanjye mugubwe neza, ndabakunda. Iyo mutera imbere ndishima, iyo mutera imbere ndanezerwa, ndabasengera buri munsi. Ntabwo nabasengera buri munsi ngo mutere imbere mugubwe neza, mukire mu mishinga yanyu, amaproje yanyu ajye imbere, hanyuma kandi ngo mbabazwe nuko Imana irimo ikora uwo murimo mwiza muri mwebwe. Haleluya. Umwami wacu Yesu Kristo akomeze abahe ibyiza mu musaba, kandi niko mbasabira uyu munsi wa none. Kandi uko bateza imbere niko natwe aduteza imbere kubo kuvuga ubutumwa bwiza, niko natwe aduha imbaraga, niko natwe adukiza indwara, niko natwe aduha faveur mu buzima bwacu bwa buri munsi mu kazi, kubera ko imitima yacu idafite kurarikira kubi, imitima yacu idafite kwifuza kubi, imitima yacu idafite kwitotombera Imana, ahubwo imitima yacu ifite guhimbaza Imana. Haleluya. Hari umuntu byaremye ngo uwanyimika nka mu mwami w'ishyanga ryose, ariko ndimbata y'icyaha cyose, ndimbata y'ikibi cyose ntabwo nabikunda. Nawe ntukunde kuba imbata y'ikibi, ntukunde kuba imbata y'icyaha, kugira ngo ubashe kuba ubuzima buri comfortable, ubashe kuba ubuzima bwiza, ahubwo uba imbata ya Kristo. Umwami wacu Yesu Kristo akugire neza. Ugendane na Yesu uyu munsi, Kristo akurebe neza. Abubu urubyiruko rw'uravuga ngo Kristo akurebe icyoroshye. Kristo nawe akurebe neza aho uri, kuri marketplace, aho ukorera akazi kawe, mu biro, mu tu business, mu ngendo aho uza kubugenda ushakisha, ukoresha ubwenge bwawe na connection nziza, udakoresha ururimi ruryarya. Kristo akurebe neza kandi aguha umugisha ugukwiriye iki gitondo. Muri ukwezi kwa 12 agusindagize, agusunike, akugeze mu mwaka wa 2023 mu izina rya Yesu Kristo. Akwinjize kandi nawo azawuguhima ibyiza, ntuzawurebesha amaso gusa ngo uhite uca oya. Kristo azawukurindiremo, azagushoboze kandi azakomeza kukunezeza. Reka dusabe Imana kandi tuyishyire muri assurance yayo, iturindane n'abacu bose, turindane n'imiryango yacu, dukize uburwayi, dukize impagarara z'ubuzima, iduhe kugira ngo dukomeze kugendana integrité du cœur. Reka dusenge. Mwami, turagushima cyane kuri Imana yacu, turagushimira urukundo rwawe, turagushimira kutwitaho, turagushimira Mana nziza ko ari wowe mugengo wa byose. Suko mu buzima bwacu hatarimo ububare, suko atari ibyatunanije mu buryo butandukanye, ariko wahisemo kuturinda no kutwegereza, uhabwa icyubahiro. Turagusabye kugira ngo ukomeze kudugira inzandiko zisomwa n'abantu benshi bose, aho tunyura, aho dukora, aho tugenda. Dukomeze kugira imitima itaducira urubanza, dukomeze kugira imitima ikwagukiye muri byose. Natwe turinde, dufite umunezero udasanzwe Data wo kwinjira mu mwaka wa 2023, ndetse n'agaseke udupfunyikiye muri uwo mwaka. New year, new opportunities, nouvelle année, de nouvelles opportunités. Mana, turizera neza udashidikanya ko you have de nouvelles opportunités dans l'année à venir. Turizera ko udashidikanya ko tu seras toujours avec nous. Turizera udashidikanya ko you will always be with us and you will bless us and our families. We thank you and bless your name. Izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro Data, ukuri mwiza kandi dukunda kandi twitayeho. Ngwino bane natwe rero uyu munsi, kandi ibyishimo bituruka kuri wowe biduhera ubuntu mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Ugira umunsi mwiza, Kristo akunezeze, agushoboze gukora ibituma izina rye rihabwa icyubahiro. Ukwezi kwiza kwa 12, ukwezi gusoza amezi uyu mwaka. Kristo abane nawe uyu munsi ndetse n'iteka ryose. Amen. Amen.